ibipusi bikarara bizenguruka bagacuragura bakaroga bagaterekera bakavuga bakagambana. Ntabwo tuzi uburyo ijya ibigenza ikarogoye izo nama, tuzi uburyo bikora, ntabwo tuzi uko ibigenza. turasabwa kurekura ibyo dufite kugira ngo dufate ibindi. Rero iyo tubyise gusiga mugira ngo tuzagenda nk'abahomyi. Ibi bintu ni igitangaza. Ureka iby'isi uri mu isi, ukareka isi uyituyemo, noneho Kristo akaguha guhirwa mu isi. Amen. Kandi wararetse iby'isi. Aho kugumana amaboko y'abantu tuzarimbukana, natakazo tuzarimbukana nkagumana ya Kristo, amwe twari kurimbukana nkayagarukaho nyabera amaboko atuma babona umucyo wa Kristo. Rero ese koko birashoboka gukiranuka mu isi? None se wageze ngo hari umukiranutsi uzava mu ijuru ajya mu ijuru? Ijwi ry'umukanguzi. Ntuzahere kure cyane wamamaza ibya Yesu. Haleluya. Abaguye bari hafi n'abazimiye nabo, dukora iyo mirimo ye mu rukundo n'umwete, maze ishize tuzavuge uti mwamutwakire. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Imana ishimwe. Nimugire amahoro ya Kristo Yesu. Amen. Tunejejwe n'Imana kubana mu biganiro byose bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Iyo turi kumwe namwe n'iby'igiciro, kuko twese tuba dufatikanya kuganira ku byatugira umumaro muri urugendo rujya mu ijuru, kandi tugenda tubona impinduka muri ubu buzima. Imana nihabwe icyubahiro. Tubahaye ikaze mwe mwese muri ku migabane itandukanye mukurikiye ijwi ry'umukanguzi. Reka dushimire ijwi ry'umukanguzi n'uwatekereje, uwagize irhishurirwa ryo gushinga yicano ijwi ry'umukanguzi. Reka tuvuge ngo Imana imuhereze umugisha kubwireko yagize, kandi Imana ikomeze kumwagura muri byose, kugira ngo muri cya gihe cyo guhabwa ingororano Imana izamuhereza ingororano z'imirimo y'Imana yakoze. Hanyuma ku ijwi ni Bizimana Marcel, imbere yacu murahabona umugabo musanzwe muzi, icyakora ashobora kukubera umushyitsi kuko uje ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere. Turaza kumusaba abibwire, ariko kandi atwakire n'abandi baje ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere. Kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera, ni umukristo wamaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ni umugenzi ujya mu ijuru. Tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Amen. Abantu tubonanye ari ubwa mbere, nitwa Aniseti, ndi umukristo, navutse ubwa kabiri, ndi umugenzi ujya mu ijuru. Nanjye ndi mu barindiriye ijwi ry'impanda y'umwami Yesu. Amen. Ego, kandi nta kabuza uko ijambo ryabivuze niko twizera, kandi uko Imana yabigambiriye niko turi. Yagambiriye ko tuba abana bayo binyuze mu gucungurwa n'amaraso ya Kristo. Ijambo rirabihamye, riravuga ngo kandi niko turi. Natwe rero niko turi abana b'Imana, tubiheshejwe no kwizera Kristo kubw'umuzuko mushya, turi bazima. Imana ishimwe. Rero tunejejwe n'Imana, kandi mbifurije kugira ishya n'ihirwe. Umuntu wese ukurikiye ijwi ry'umukanguzi, tukwifurije kubana amahoro ya Kristo. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Anise, Karame. umuririmbyi yaravuze ngo ntuzahere kure cyane wamamaza ibya Yesu. Birashoboka ko akazi umuntu akora iwe mu rugo, abo babana mu buzima busanzwe, aho ntakwiye kuhaba yamamaza ibya Yesu? Ubusanzwe ivugabutumwa niko misiyoloji yigisha, ntabwo rihera inyuma y'umunwa. Yego. Rihera imbere y'umunwa. Noneho umunwa uvuga impinduka z'imbere mu mubiri. Yego. Ntabwo dukwiriye mu mbabarire nongere nkoresha icyo kinyarwanda, nujya kubwiriza ntuzabwire abo ureba n'amaso, ahubwo uzabanze kubwiriza ugufasha gutekereza. Ninde ugufasha gutekereza? Ni wowe. Ni wowe nyirizina. Noneho abo ureba n'amaso bakwegereye, ubabwirize ushingiye ku mpinduka z'uburyo wahindutse. Rero ivugabutumwa ntirikwiriye guhera kure, kuko hari abantu tubwiriza abantu kuba icyo tutaraba cyo, tukabemeza icyo tutaremera. Kandi kwemera ijambo rya Kristo no kwemera impinduka z'agakiza ntabwo ari ukubivuga. Ibi bintu narababwiye, ntawe uvuga ubukristo umuntu aba umukristo. Nta n'uvuga amasengesho umuntu arasenga. Hari ibintu tudasabwa kuvuga, dusabwa gukora, noneho ibikorwa twakoze bikaduhindura, bikaba n'imvugo twebwe ducecetse. Rero iyo tubwiriza
bihera hafi, birashoboka ko ushobora guhera hafi kuri wowe, ko nta wundi muntu ukwegereye nk'uko wiyegereye, hanyuma noneho ukareba n'abandi bari hirya yawe mu rugo rwawe, abo muvukana, uwo washatse cyangwa uwo mwashakanye, birashoboka ko wamubwiriza ntiyemere, ariko atemeye ntibyatuma wowe udahinduka. ukwiye kuba uhindutse nawe agahindurwa n'uko wowe umeze. rega nta n'umuntu n'umwe uba mu isi udufite ideni ryo kwizera nk'uko twizera, ariko twebwe iyo tuvuga twebwe, reka mbishyire mu buke mvuge njyewe, mfite ideni ryo kwizera Kristo kuko yarishyuye. Byaba bibabaje rero ko umuntu yakishyura tukajya kongera kugura kandi twarishyuye. ni ukuvuga ngo rero agakiza ka Kristo duhabwa kubw'ubuntu, Imana ishimwe, katwemeza kuba abakirisitu n'igihe abantu batemera ubukristo. Yego. Hanyuma reka nibarize bano bene data turi kumwe mu kiganiro, nibyo ko uri umukristo mu kazi ukora, ariko si ubukristo bwawe bumaze guhindura bangahe? Hanyuma niwigenzure urebe neza ko nawe uzahabwa ingororano z'abahinduriye abantu kuba benshi mu gukiranuka, babahindura agakiza k'Imana. Uri umukristo, ariko kandi imirimo yawe igaragarira gute mu bo mubana, mu bo mukorana no mu bo mwirirwana? Imana iduhane umugisha. Amen. Imibereho y'umukiranutsi mu buzima bw'umwuka akwiye kubaho gute nubwo isi itabishaka? Tubanze turebe ngo umukiranutsi ninde, turagaruka ku mibereho nyuma. First of all, iyo Bibiliya ivuga umukiranutsi bivuga Kristo. Yego. Iyo Bibiliya ivuze ngo umukiranutsi ibivuga Kristo, ko Bibiliya iravuga ngo kuko wanze ubugome bw'isi, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yagusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Yabwiraga Kristo? Yamurutishije bagenzi b'abatambyi bose bo mu isi, Kristo yarabasumbye, arabaruta. Ego. Kandi abarutishwa n'icyubahiro hawe n'Imana kuko yanze ubugome, agahitamo gukiranuka. Iyo Bibiliya ivuze umukiranutsi ibivuze Kristo Yesu. Uyu munsi rero Yesu ari muri twe. Urakoze. Noneho niba ari muri twebwe, tugomba kugaragaza bwa buzima bwa Kristo buri muri twe bwo gutsinda ikibi, kunesha ibyaha, ko ikibyarwa n'Imana cyose kinesha iby'isi. Kunesha iby'isi rero niko gukiranuka. Noneho gukiranuka bikorerwa mu muntu imbere, noneho bigatuma twebwe tubimiza y'agakiza, noneho imbuto zikaza, kuko imirimo yose umukiranutsi akora ni imbuto z'agakiza. Noneho agakiza rero ni Kristo Yesu. Imana ishimwe. Kuko first of all, kugira ngo dukizwe twakijijwe iki? Hari abantu bazi ngo twakijijwe ibyaha. Mumbabarire, nyine ku ijwi ry'umukanguzi dukunda kuvuga ibisa n'ibitandukanye n'iby'abandi, bisa n'ibyo abantu batazi. Ntabwo dukizwa, ntabwo twari dukijijwe ibyaha, twakijijwe urupfu rw'iteka. Hari n'uwo ushobora kubaza ngo urakijijwe cyangwa warakijijwe, wanyuma ukamubaza ngo wakijijwe iki, we ahita agusubiza ko yakijijwe ibyaha. Twakijijwe urupfu rw'iteka, duhabwa kuzuranwa na Kristo. Imana ishimwe. Tuzutse duhabwa ubugingo, ari bwo buzima butsinda ibyaha. Amen. Ibyaha byo biracyabaho, biracyanakorwa. Kuvuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro nibyo. Rero ntabwo twakijijwe ibyaha kuko byari byaratwishe, ahubwo twakijijwe urupfu rw'iteka kuko twari twarapfuye. Tumaze kuzuka duhabwa ubuzima, kuko niba uzutse urabaho. Noneho imibereho yacu ni ugukiranuka, kuko umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Kwizera rero ni ubuzima buduha kunesha ibyaha. Imana ishimwe. Narinzi umuhisemo gasubiza, narinzi ko mbabaza ngo ijambo rivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, ariko ubwo muhisemo bisubiza. Ntabwo turabisubiza buriya, kuko kwizera abantu bavuga bihabanye n'ibyo Bibiliya ivuga. Noneho iyo tubeshejweho no kwizera, tuba tugaragaza ishusho ya Kristo muri twe. Noneho tukitwa abakiranutsi bidaturutse ku mirimo yacu, ahubwo biturutse kuri bwa buzima budutsindishiriza twakiriye muri twebwe. Ubuzima bwa Kristo buri muri ubuzima bwa Kristo muri twebwe. Niyo mpamvu tugaruka tukitwa abakiranutsi, bidaturutse mu migenzereze, bitavuye mu mitekerereze, ahubwo mu buntu bwinshi n'imbabazi Imana yatugiriye ikaduha Kristo. Noneho ufite uwo mwana w'Imana muri we, niwe ufite ubwo bugingo. Ubugingo rero bwa Kristo kuko buzutse bunesha urupfu, bunatsinda isi.
amen. noneho kunesha isi ni ukudakora ibinyuranye no gushaka kw'Imana. Kudakora ibinyuranye no gushaka kw'Imana niko kunesha isi. Noneho iyo utabikoze isi ihita isobanukirwa uwo uri we, irakumenya, ihita ireba ikavuga ngo uyu muntu utabaye mu nama zanjye, ntabe mu bikorwa byanjye, ntiyambare imyenda yanjye, ntarya ibiryo ngabura, uyu muntu ninde, ntanywe ibyo nywesha abantu, ntavuga amagambo mvuga, uyu ninde. Isi immediately ihita imenya uwo uri we. Nguko uko umukiranutsi agaragara mu isi. amen. Noneho imibereho rero, kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukuri. Imana ishimwe. Amen. Kubaho kwacu ni iki rero? Ntabwo turiho kuko turiho. Amen. Muraza kunyumva tu. Ntabwo turiho kuko turiho. Igitumye turiho ni uko twapfuye tugahabwa ubuzima noneho butinyuka urupfu. Iyo niyo ya mibereho wari uri kuvuga. Ntabwo turiho kuko turiho. Ubu twebwe twarapfuye. Paulo yaravuze ngo okay, batwebwe barapfuye. Exactly. Ntituriho kuko turiho, ahubwo turiho kuko Kristo yazukiye muri twe. Twarapfuye, yego, hanyuma duhabwa ubuzima, duhabwa ubundi buzima butari ubwacu, ariko noneho buduhesha kubaho. Ariko babandi batwebwe barapfuye, babandi bari bagiye barapfuye. Ubu nise tuvuka ku Kadashya mu murenge wa Kamembe. Paulo yaravuze ngo si uri nta kibaho, hariho Kristo Yesu muri njye. Amen. Ubu rero ku Kadashya iyo barebye babona umubiri wazukiyemo Kristo. Imana ishimwe. Noneho ariko biguhereza akantu ko kuvuga ngo Aniseti ni umukristo. Imana ishimwe. Noneho rero kuvuga ngo ni umukristo, batubariye mw'ubuzima bwa Kristo tutagiraga cyagiye, tutari dufite cyagiye. Reka mbabwire narahindutse, yaminduye izina amirindirisha. Amen. Amen. Rero iyo niyo mibereho y'abakiranutsi. Nicyo nakubwiye ngo turagaruka ku mibereho nyuma. Iyo mibereho rero ishobora kugeragezwa kugira ngo itakaze ibyo byiringiro. Ishobora gusonza kugira ngo itakaze ibyo byiringiro. Hageragezwa nde rero? Ntabwo hageragezwa ubugingo bwo muri twebwe. Ushaka kwiba umuntu uri mu nzu asenya inzu kugira ngo amugereho. Ubugingo bwacu buri mu mubiri. Uwo mubiri ni inzu. Paulo yaravuze ngo ni inzabya. Ni inzabya zoroshye. Ubwo butunzi tubutwaye mu nzabya zoroshye zibumba. Ubwo yavugaga uyu mubiri. Noneho rero ni ukuvuga ngo izi nzabya zoroshye zishobora guhindukira zikareba umugore, zishobora kureba amafaranga y'abandi, izi nzabya zoroshye zishobora kurota nabi zakiba, izi nzabya zoroshye zishobora guca ku kigori zikagihitana, izi nzabya zoroshye wazikandagira zikababara zikakubwira nabi. Ni inzabya zoroshye. Ibyo byose bikomanga inahanga bishaka kubyutsa uryamye imbere. Ariko ni inzabya zibitse ibintu by'agaciro. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Amen. Iryo ni ryo zina ryitwa Yeremiya. Yeremiya birasobanuye ngo nutawe. Gutabwa ariko bitari ibyo kujugunywa. Ni igihe ufashe zahabu ukayibika mu mwanda kugira ngo hatagira umuntu utekereza ko hari icy'agaciro cyaba kiri mu mase. N'ubugingo bwa Kristo niko bugereranwa muri twebwe. Kuko Bibiliya ivuga ubutunzi bwari mu murima. Urabwibuka? Ndabwibuka. Umuntu amenye ko burimo agurisha ibyo yari afite byose. Ibyo bimeze nk'umukirisitu, bimeze nk'umunyabyaha wamaze kumenya agaciro ka Kristo, akagurisha ingeso, akagurisha za kamere, byose akabireka. Umva iyo mibereho rero y'umukirisitu, y'umukiranutsi. Wavuze ngo imibereho y'umukiranutsi mu buzima bwo mu isi ni gute n'ubwo isi itabishaka? Turagurisha. Kugurisha rero ni iki? Kugurisha bituruka ku kinyarwanda cyitwa kugurana. Kugurana ni ukuvuga ngo ni mpanguhi. Dufata ibyo twari dufite byose tukabiha Kirisitu, tukamubwira uti twabonye akarima keza kawe kari mu izahabu, akira iki cyacu ni kinini ariko kidafite icyo kimaze, akira. Akira. Ubu twaragurishije. Hari agakorasi twajyaga tugira, Yesu ni inshuti yanjye twahanye kado, namuhaye ibyaha agakiza,
nubwo namuhenze yarirengagije ariko Imana ishimwe neza sinzamureka. Amen. Nubwo namuhenze yarirengagije. Ko Yesaya 5:5 haravuga ngo nawe udafite ifeza nawe ngwino unywe ku mazi udatanze ikiguzi. Imana ishimwe. Amen. Yesu n'iriba ry'amazi mazima, amazi y'ubugingo, amazi amara inyota yica, akoza n'imitima. Amen. Niwe riba, muze munywe kuri ayo mazi y'ubugingo. Ibi bisaba kwiyoroshya mu mitekerereze, bisaba kwiyoroshya mu mitekerereze, hirya y'ibyo ushaka ukabanza gutekereza ku bushake bw'Imana, ukavuga ngo nubwo nshaka kugera hariya Imana ishaka kungeza he. Hirya y'ibyo ushaka gukora ukabanza ukareba imirimo yakozwe n'Imana, ukareba ko ibyo ugiye kugeraho n'ibyo ushaka ari byo byaguzwe amaraso y'igiciro. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Urabanza ukareba ko ari byo byaguzwe, wasanga atari byo byaguzwe, ukavuga ngo hari iby'agaciro natoranyirijwe. Amen. Reka bari byo nakira ibi mbireke. Imana ishimwe. Ibyo kugira ibyo tureka no gusiga nibyo byitwa kwihana. Imana yabwo icyubahiro. Kwihana habamo kwirengagiza ibikunezeza, ukareba ibinezeza Imana. Muririmbyi yaravuze ngo singikora ibya byaga binezeza, ubu nkora ibyo ntikoresha, singikora ibya byaga binezeza, ubu nkora ibyo ntikoresha. Hari ibintu byinshi dufitiye ubushobozi bwo gukora. Ubu dufite uburenganzira bwo kurya ibyo dushaka, no kunywa ibyo dushaka, no kuvuga ibyo dushaka, no kugenda aho dushaka. Dufite uburenganzira bwo gukora ibyo dushaka, ariko Pawulo yaravuze ngo siko byose bitugirira umumaro. Dutoranyamo iby'umumaro rero kugira ngo dukomeze kuba ibikoresho by'agaciro mu nyumba ya Data. Imana ishimwe. Hanyuma kugira ngo umuntu abane n'Imana neza, agendere ku murongo nk'uko Imana ibishaka, agomba kugurisha byose by'umubiri ukunda, akabyirengagiza, hanyuma agakora ibyo Imana ishaka. Kugurisha byose bituruka mu ijambo ritoya ryitwa kumvira Imana. Kumvira Imana no gukora ibiri mu bushake bw'Imana ni uko ugomba kumenya ngo nturi uwawe. Ibi bintu reka mbabwire ngo ntago bigoye. Bigoye kuri bamwe, bikorohera abandi. Kubera iki? Ni ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo umutwaro wanjye nturemereye, no kunkorera ntibiruhije. Ariko twebwe tubishyiramo mekanizme, turabikomeza. Kubera iki? Hari igihe tuzi ngo gukorera Kristo ni ugusiga, ariko kandi tukirengagiza ko ari no kwakira. Ko abantu benshi bazi ngo ni ugusiga, ni ukurekura. Muzi impamvu dusabwa kurekura? Ni ukugira ngo tubone aho dufatira icyo, aho dushyira ibindi. Hari ibyo dufashe ibiganza byacu ari byo bifite, ariko turasabwa kurekura ibyo dufite kugira ngo dufate ibindi. Rero iyo tubyise gusiga, mugira ngo tuzagenda nk'abahombyi. Oya rwose. Oya. Pawulo yaravuze ngo ibyarindamo nabihinduye igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero bwo kuronka Kristo Yesu. Ni igisobanuro kivuga ngo hari ibyo nemeye kurekura kugira ngo mfate ibindi. Nta muntu uzunguka atashoye. Nushora uzunguka byanze bikunze. Sibyo? Ni ukuvuga ngo niwumva ko kurekura ibyo ufite no kureka, kuko gukizwa harimo kureka ibyaha n'inshuti. Ese cyo wari ukizi? Kuko guhinduka harimo guhindura. Ntabwo ushobora guhinduka utahinduye abo ugendana nabo, utahinduye ibyo uvuga, utahinduye ibyo ukora, utahinduye imitekerereze n'inzira zawe. Iyo duhindutse, duhinduka mu mitekerereze, n'ikirenge tukagihindura, tukakibwira ngo wajyagaha, ariko noneho inzira niyi. Rero kuva mu nzira twari turimo ntibisobanuye guhagarara ku ruhande rw'inzira, bisobanuye kwakira indi nzira nshya. Rero nutekereza ngo gukurikira Kristo ni ugusiga,
ukagira ngo nusiga uzaba wenyine ntabwo uba ubaye wenyine. Ndababwiza ukuri ko nta kintu kiryoha nko kureka iby'isi ubirekeshejwe na Kristo, noneho akaguha guhirwa mu isi. Imana ishimwe. Ibi bintu ni igitangaza. Ureka iby'isi uri mu isi, ukareka isi uyituyemo, noneho Kristo akaguha guhirwa mu isi. Amen. Kandi wararetse iby'isi. Dufite ingero z'abantu baretse iby'isi, ndetse biriravuga ngo barwaniriye ibyo kwizera. Oh, haleluya, bigera naho babimenera amaraso. Babimenera amaraso. Abo ni abatubanjirije muri uru rugendo rujya mu ijuru. Abo ngabo bari bahaze, bari babaye ibiharamagara, iby'ubuzima bari babihaze barabireka kugeza n'ubwo babimeneye amaraso, kuko barebaga undi mudugudu. Ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Haleluya, amen. Babaye ibiharamagara. Reka nkubwire Marise, ibintu byose biri mu isi bituruka mu kiganza cy'Imana. Yego. Iyo uretse iby'isi kugira ngo wakire ukuboko kw'Imana, uhura n'ibiri mu maboko y'Imana. Imana irabiguha. Bakristo, abantu baguye mugushwa n'ibyo mwabuze, reka nkubwire ngo ibyo byaremewe abantu, ariko abantu ntibaremewe ibyo bintu. Ibyo byaremwe kubera abantu. Inzu ziriho kubera abantu, ariko abantu ntibariho kubera inzu. Imodoka ziriho kubera abantu, ariko abantu ntibariho kubera imodoka. Ibintu byose mubona mu isi biriho nk'ibyacu. Rero kutabigira ntibisobanuye kuba tutariho. Turiho na mbere yuko bibaho, kuko ibyo ntibyaturutse mu mitekerereze y'Imana, ariko twebwe twavuye mu migambi y'Imana. Rero mu migambi y'Imana harimo byose. Imana yagushyizeho, ntabwo hari igikorwa cyiza Imana yakoze iri kurema. Yabanje kurema Edeni, ibona kurema Adamu. Ni igisobanuro gisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo nta muntu ushobora kugura inka atabonye aho ayiraza. Wowe rekura, wishaka kumenya ngo ndabashye, nimara gukizwa uzahamenyeshwa n'agakiza. Wishaka kumenya ngo nzabaho gute ninakira agakiza, uzabimenyeshwa no kwakira agakiza. Impinduka z'ubukristo zirahagije. Marise, uribuka twakira agakiza? Uribuka dukizwa, abantu baduteze iminsi cyane. Bamwe na bamwe n'abayobozi b'amatorero. Uribuka umugabo wazaga kutwumviriza turi gusenga, Imana ikanamuvugaho ari inyuma mu idirishya tutamureba, ariko umwuka w'Imana akavuga ngo nawe wumve ibi, umenye ibyo Imana ikubwira. Sibyo? Twari tumeze nk'abadafite ishusho y'imibereho. Ntago yagaragaraga mu maso y'abantu. Yari ihari. Noneho n'icyitwaga kiza byitwaga ubwana. Baratubwiraga ngo ni ubwana, bakatubwira ngo mwataye umutwe, muri abasazi. Noneho ikintu cyantangazaga ni uko ubuzima twari tubayeho bwari bubi kuruta uko twari tumeze mu gakiza. Uko guta umutwe, niyo biba guta umutwe, nibyo nari guhitamo kuruta kuguma kuba uko nari mbayeho. Njye numvaga binanyuze, nanonezerewe. Uretse no kumva unyuzwe, ni nabwo twari tubanye n'abantu amahoro, nubwo bo batatubaniye. Sibyo? Kuko n'uyu munsi hangane tuganire gutya, uzi ko hari igihe umuntu antangira ubuhamya nkibaza niba ari njye ari kuvuga bikanyobera. Uzi iyo umuntu ari kukuvuga akakwambika isura akaguharabika ngo wakijijwe wari uruharwa, ugashakisha n'ubwo buruharwa bavugaga ukabubura. Kubera iki? Nibwo buryo baturebagamo. Nta shusho twari dufite, ntayo. Ariko reka mbabwire uyu munsi, nubwo nta shusho baturebagaho, twebwe twibonaga mu ishusho yacu na Kristo. Noneho iyo ibigaragara ntiyari ihari, sibyo? Ntayo batubonagaho. Ariko se utuvugisha ukuri, n'ubu ntayo koko. Ubu none bagaruke barebe icyo Imana yakoze. Ibyo tubivugiye iki? Kristo Yesu ataha ubukwe bw'Ikana ya Galilaya, nta kibindi yigeze azana. Ariko kandi abari batashye ubukwe ntibari bakeneye abantu bataha ubundi bukwe, bari bakeneye ibyo kunywa mu bukwe. Kuko n'abari bahari bari babuze icyo banywa. Bisobanuye ngo rero ntidushaka abandi batumirwa, niyo bagumayo abahashyitse bakabona icyo kunywa. Kristo arankundira, nta n'ibibindi yazanye. Yaje nta kibindi, aza nta vino, azana abavumbyi ntacyo kunywa. Abajyanye mu bukwe budafite icyo kunywa. Nkunda Yesu, ndamukunda, atuzanira abanywi nta vino, akazana abaryi nta mutsima, akazana abambari. Kristo arabararika. Kubera iki? Azi ko nahagera atazahava amaramasa.
umwakira nta kibindi nta vino, agatubura ibyo agusanganye, agahindura ibyo agusanganye. Twakiriye Kristo nta kibindi, nta gishoro, ariko arahindura. Uyu munsi turi abahamya b'agakiza ka Kristo. Rero inshuti z'umusaraba, witinya pe, aho kugira inshuti ibihumbi, nagira Kristo wenyine, hanyuma yamara kunkunda urukundo rwe rukampindukira igikundiro ku bandi. Aho kugumana amaboko y'abantu tuzarimbukana, natakaza tuzarimbukana nkagumana ya Kristo, amwe twari kurimbukana nkayagarukaho nyabera amaboko atuma babona umucyo wa Kristo. Rero ntarondogoye, ntabwo gusiga ari ukuburanirwa. Ibi mu byumve, gusiga byose si ukuburanirwa, kuko na Kristo asiga ubwiza, icyubahiro n'ubumana. Bibiliya iravuga ngo ntiyitaye no ku isoni z'umusaraba, ngo kubera ibyishimo byari bigize bite, urakoze. Mu mibabaro yo kugeragezwa habamo ibyishimo bidushyizwe imbere, bituma twihanganira mu mibabaro yacu. Natwe abizera ntabwo tuzi imbaraga zitwihanganisha zikaturenza ku munsi mubi, ntituzi uko zikora n'uburyo zikora. Icyo kora tuzi aho zituruka, ni mu mukiza wacu. Tujya kubona tukabona ijoro ribi rirakeye, nta ruhari, twebwe turara turira, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga tutatumiye abazivuza. Hagati yacu n'isezerano harimo iminsi mibi, ibamo. Hagati yacu n'isezerano habamo iminsi mibi, ndetse inaruta inyanja itukura, inaruta inyanja itukura hagati ya Kanani na Egiputa. Yego, ariko ni ukuri tubabwije ukuri ko tutajya tumenya uko bukeye. Kandi ntabwo kutamenya uko bukeye ntabwo tuba turi bambara ubukeye. Ntabwo tuba turi hano tuvuga ngo ndabubara ari uko bukeye. Oya pe, oya rwose. Tuba dufite amakuru y'uko buzacya dutuje. Imana ishimwe ko Pawulo yageze mu Baroma arababwira ngo twebwe abayuda tubarusha mu buryo bwose. Aravuga ngo irya mbere tubitse ibyavuzwe n'Imana, twebwe ibyasezeranyijwe bibitswe muri twe, turabifite turabibitse. Ubu uretse nanone dufite n'amakuru y'ejo hazaza. Uretse umuntu ukurwanya avuga ngo ubaye iki, twe dufite amakuru yo kuba n'ibindi. Abantu bakurwanya ngo ugeze kuri ibi, dufite amakuru yo kugera no ku bindi. Twebwe dufite amakuru. Ayo makuru rero aradusindagiza, arusha imbaraga akabando k'iminsi. Kamwe bavuga ngo ucakaruka akabika kure. Ayo makuru y'ijuru atubika kure, kuko ntabwo tuzi ukuntu tubana n'abarozi ntibatwice kandi baroga. Ibipusi bikarara bizenguruka, bagacuragura, bakaroga, bagaterekera, bakavuga, bakagambana. Ntabwo tuzi uburyo ijya ibigenza ikarogoya izo nama, ntabwo tuzi uko ibigenza. Ariko noneho icyo tuzi ni uko ibikora. Rero iyo ibikora gutyo niyo kwizerwa. Niyo kwizerwa, biroroshye gusiga byose ugasanga umusango uwo mukiza. Imana ishimwe. Maririmbyi yararimbye aravuga ngo mu bikombe n'imisozi niho duca. Mu bikombe n'imisozi niho duca tujya ibwami, niho duca tujya ibwami, nshuti muze tujyane. Ngo nawe waza twakurinda, kwa data niho tujya. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma ubuzima, hari icyo mwashaka gutubwira? Ari ngiye kubabwira ngo kandi tunyura mu misozi, tukanyura mu mataba, hose niko harushya umutima, ariko Uwiteka niwe udufasha kunyuraho. Rero nimuhumure, mukomere, Imana ibahe umugisha. Ubuzima bw'umukiranutsi, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, nibyo. Hanyuma umukiranutsi akenshi ashobora kuzahiga iby'ab'isi bashaka bakanabijya, ariko umukiranutsi ntabibone. Ariko nubwo atabigezeho, umukiranutsi yabeshwaho no kwizera. Ntabwo yatungwa n'ahari uyu munsi, ahubwo iyo yiringiye cyangwa aho yizeye azajya, hashobora kuvaho ibyabasha kumubeshaho. Ibi bintu mbabwira ntabwo ari murari, ntabwo ari murari. Nabo batizera bariho kubera abakiranutsi bahari. Abo batizera nabo bariho kuko abakiranutsi bahari. Yego. Kuko Bibiliya ivuga umugani w'urukungu n'amasaka. Ntabwo nyir'umurima ntiyigeze ahinga urukungu. Oya. Uribuka duhinga hano hepfo? Yego.
hameze urukungu n'amasaka tutayateye sibyo twari twitereye imbuto gusa, twari twitereye imbuto urukungu ruraza. uzi impamvu urukungu rwameze ni uko twari duturanye n'abahinzi bahinga amasaka. urukungu rumera mu kwabo ruranambuka ruza no mu kwacu rutarukiramo. twagiye gusarura, ngaho mbwiza ukuri utabeshye, wigeze umaze amaherezo y'urukungu? sinamenye n'uburyo byanarangiye, ntibinatureba, twarabyihoreye. ni ukuri. icyo dushaka kuvuga ni iki: umuhinzi abagarira amasaka, umuhinzi agafumbira amasaka, ntiyita ku rukungu. icyo akora, ifumbire y'amasaka atuma igiti cy'urukungu nacyo gikura, nacyo kirashisha kabisa. ikintu gitangaje, byose bitandukanyiriza ku mwero. iyo bimaze kwera, igihe gisarurwa kigeze, nibwo umenya ngo rwari urukungu nubwo rwari rushishe. hari ibyo mwita rero ko abantu babonye banabigeraho, muzabimenya ku munsi wa nyuma, umunsi w'isarura, ko burya rwari urukungu. hari n'ababitsi biruta ibyo. Marise, nigeze nakiha inisiyative yo kujya njya kwigisha ahantu sinakira agatike bampaye. kubera iki? babyitaga injonjwe, bakabyita ko ari twabaye abaterabiraka. nujya kwigisha ahantu runaka bakagutegera, barabona ko baguhaye ibingana n'umubyizi wakoreye. yego, ndavuga ni kugira ngo bamenye ko ari ubutumwa bwiza mbwiriza, atari akazi. reka kano gatike nkareke. mbikora n'igihe kinini, burya biri no mu bintu byatumye abantu benshi batumira n'iseti. kuko bo baravugaga ngo niwe utatwaka amafaranga, ntibamenye ko nabwo naba ari uguhomba kudakorera umugisha ku muntu wabahaye iby'umwuka. burya niyo mpamvu ujya ubibona tutajya dutakaza umukozi w'Imana niyo twaba twasenganye twembi twenyine, tumukoreraho umugisha cyane rwose, kuko tuzi igisobanuro cyabyo. cyo nta muntu ushobora kunsengera. uribuka mbasanga muri gurupe Cyangugu, uribuka umuntu wampanuriye, si ngombwa kumuvuga, yarampanuriye, ndamwanura umuhanuzi, akira ituro rya Bamenyi. urahanuye, nzi igisobanuro cyabyo. noneho mbonye abandi bo batabifata gutyo, ndavuga ntireka nkareke. Imana insura mu nzozi. ariko insura naretsemo n'akandi. tigute, munyumve neza, ba bantu babifata nk'ikiraka, uzareka amafaranga yabo babone koko atari ikiraka. hari n'abandi baha agaciro ivugabutumwa, bashaka ngo baheshe umugisha bagukoreyeho umugisha. abo nabo uzabareka, kuko wikanze babandi babifata nk'ikiraka. noneho ndekeramo rimwe bose, bituma ntakaza wa mugisha no kubera abantu umugisha. noneho hamwe bayampa sinyafate, bagasigarana ikibazo kivuga ngo ni uko buriya azi ko ari make. buriya ntanyuzwe. aho kubabera umugisha, bisigara ari umuvumo, bisigara ari ikibazo, basigara birwanya. noneho ndaryama, ndota nasaruye ingano, ariko numvaga ijwi rimbwira ngo runda sayiri zawe. mbona ari ingano, nkumva ijwi rirambwira ngo runda sayiri. ndazirunda nyinshi cyane. amashitingi ndayuzuza, ndangije ndabirunda. mpura n'umukecuru wari ufite akana mu mugongo n'akandi muntu, uri mu nzozi, arushye, ndi mu nzozi. noneho afite utwara ari kugenda arya tw'impeke. akora muri twa tundi duke, ndi mu mbuga y'imiba. arambwira ngo kiruhekenye. ndamwana se mama, ari njye uhagaze mu miba, ari nawe ufite utwo duke, uhagahaye undi ninde? arambwira ngo wahekenye kuri utu ukagira imbaraga z'urugendo, ko urugendo ari rurerure. ndamwana buretse ntabwo mpekenyaho, ahubwo reka ndunde, mpambire unkorere tugendane. narahambiriye, nteruye byabaye aka kenda kararemereye. nteruye ibyo nitaga imiba, numva biroroshye cyane. arangije arambwira ngo uzi impamvu wari wizeye ko bifite, nuko wari utarahura. nta kirimo, akira kuri utu duke nasaruye. Imana inyigisha kuri wa mugisha na twa tuntu
tugenda tuva ku ruhande ubwo ndi kwanga kweruriramo n'ibindi kuko si ibyo nari ngendereye kubabwira, bituma nkanguka nize kwakira umugisha wo mu bumana. Uzi ko hari ahantu bajya badutumira tukajya kwigishayo bagafata bimwe bita agatike, bakaduha tike natanze nibura ukubye nk'icumi cyangwa ukubye nka 20 natanze y'Icyacumi n'amaturo aruta ibyo baduhaye. Noneho bo bagasigara bazi ngo twagiye gukorera amafaranga kandi twanabasigiye, ahubwo wowe washoye. Urakoze cyane. None se ntuzi aho tujya dufata tukanywa esanse ya rere turo, washyiraho no gutura, washyiraho n'Icyacumi watanzeyo n'ituro watanze, n'urugendo rwakuruhije n'amazi uri bumwe, ukeneye no kurya, ntuzi ukuntu bijya bigenda. None rero hari abantu muzi ngo barafite bararunze, ku munsi w'imperuka muzasanga bafite nka wa musaruro n'iseti yabyiniragamo avuga ngo aho nagiye ntibazankorereho umugisha. Niyo mpamvu nagarutse mbabwira ngo gutura si ukudufasha, gutura ni ukuramya Imana yo muri twe. Amen. Niyo mpamvu itura atari imfashanyo, ni ukuramya nimuha abantu, ntimukagire ngo muri kubafasha. Njye nta kintu na kimwe nasaba umuntu ngo amfashe, oya, niba hari ubikora ari kudufasha yarahombye, kuko imfashanyo ifite agaciro gatoya pari raporo n'ituro. Imfashanyo buri gufasha umuntu, ariko ituro buri guturira Uwiteka. Biha agaciro rero uturira Imana kuruta gufasha umuntu, kuko ibyo Imana izabyibuka. Amen. Imana ibaha umugisha. Amen. Kwitwa umukiranutsi ubwabyo ni intambara. Urugero, Yobu ni umukiranutsi Imana yirataga mu isi. Byashoboka ko hari uwagera ikirenge mu cya Yobu? Umuntu uwo ari we wese, oya, nta n'umuntu ugambiriye kugera ikirenge mu cya Yobu. Dufite Kristo nk'icyitegererezo. Okay. Yesu yaje arangiza byose. Yaje arangiza byose. Nta abo bose batugose nk'igicucu cy'abahamya, ariko ntibatugose nkaho ari bo ba role model bacu. Dukwiriye kwitegereza kuri Kristo kuko yabarushije gukiranuka. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ubu ntabwo dufite Yobu nk'icyitegererezo, dufite Kristo muri twebwe. Imana ishimwe. Ariko kandi ubuzima bwa Yobu tubufite nk'ubuhamya bwo kuneshereza mu mubiri, bwa Kristo tukabugira nk'ubuhamya bwo gukiranukira mu mubiri. Kuko uwabashishaga Yobu icyo gihe ndiwe n'uyu munsi, natwe nayo dufite uyu munsi. Niyo mpamvu ntawe dufite w'icyitegererezo muri bariya babaye, kuko bose bashobojwe n'udushoboza. Ahubwo twifitiye kubigiraho ibyiza ntabwo tubihakanye, ariko ntituri kugera ikirenge mu cyabo. Turi mu cya Kristo Yesu, kuko aho Kristo ari kujya niho dusiganira. Imana ishimwe. Amen. Amen. Ndumva turi kugenda twerekera ku musozo w'iki kiganiro. Ese koko birashoboka gukiranuka mu isi? None se wageze ngo hari umukiranutsi uzava mu ijuru ajya mu ijuru? Umukiranutsi azava mu isi ajya mu ijuru? Nta mukiranutsi uzava mu ijuru ngo ajye mu ijuru, ahubwo umukiranutsi azava mu isi agiye mu ijuru. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo uzaba waranesheje urugamba azabana na Yesu akaramata. Azabana na Kristo akaramata nyine. Uru rugamba se kandi umugabo uzigabye ninde se? Dore umugabo uzigabye ni Yesu Kristo, yanesheje babanzi be. Urakoze. Kubw'umusaraba. Amen. None se niba ari we mugaba, burya abasirikare barwana bitewe n'ubayoboye. Abatekinisiye de guerre niyo batajya mu ishyamba kurasa, burya isasi iryo ari ryo ryose rituruka ku ikarita yabo. Rero umugaba wacu twebwe ntabwo ategura intambara hirya, araza akarwanana natwe. Amen. Ko no mu muriro ba Shadraka, Meshake na Abedenego bamusanzeyo. Yego. Kwitwa umukiranutsi mu isi birashoboka kuko dufite Kristo tubashisha. Tutamufite ntacyo twakwimarira, ariko ubwo tumufite urugamba tuzarunesha, kandi turunesha tuzahabwa ingorano z'abantu banesheje. Imana nihabwe icyubahiro. Navuga ngo reka kuba umukristo ku izina, ahubwo ba umukristo. Ibikorwa ukora biguhindura kuba umukristo. Imana nihabwe icyubahiro. Aho ubundi nukomeza kwitwa umukiranutsi ku izina, ukitwa umukristo ku izina, uzamera nka ya mbuto umuhinzi yihingiye hakazamo urukungu, ariko ku munsi wo gusarura ntabwo tuzamenya amaherezo y'urukungu, kuko umusaruzi nasarura asasarura imbuto yabibye. Azasarura imbuto yabibye. Kandi ikindi, urukungu abantu bose, abantu benshi ntibaruzi, rumenywa n'abahinzi b'amasaka. Rumenywa n'abahinzi b'amasaka.
niyo mpamvu twese mu murima turasa. Twese mu Mu murima murima wa turasa, kirisitu turasa. twese twatanga icya 10, twakoropa urusengero, Twaba twaririmba, twadiyakona, twaba abapasitori n'abapotre, ariko umuhinzi azi umwera atahinze, azi imbuto atabibye. Ko harimo imvune. Nta mvune irimo, nta mvune irimo. Igitandukanye cyo mu murima ni uko urukungu rutaba amasaka, ariko muri uyu murima wa kirisito wowe wisanzura urukungu wahinduka ukaba imbuto z'amasaka. Imana ishimwe. Amen. Reka tugushimire. Yego. Ariko kandi reka dushimire na bene data twari kumwe mu kiganiro. Niba unyuzwe n'ibiganiro bikorerwa ku ijwi ry'umukanguzi, turagusaba kubisangiza abandi ukoze share, ariko kandi kugira ngo umenye ikiganiro cyagezeho buri munsi turagusaba gukanda subscribe kugira ngo uko ibiganiro bigezeho ujye ubasha kubibona. Reka tugushimire inshuti y'umusaraba wemeye kuganira natwe no kuganira na bene data. Dushimire na Jean nawe wemeye gukora umurimo nk'uyu nguyu kugira ngo ubutumwa bugere kuri bose. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Reka dufatikanye gusenga na buri muntu wese wumva hari icyo ahindutseho, hari icyo ufasheho umwanzuro. Niba wakiriye Kristo mwami n'umukiza, uratuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hanyuma intekerezo zawe uzemeze. Amen. Wemeze neza ko Kristo yazutse kugira ngo tubane nawe, twimane nawe ingoma, kandi Imana yamuzuye kugira ngo duhinduke abaraganwa nawe. Amen. Mana data twese uri mu ijuru, uri Imana y'agakiza kacu. Imibereho y'abizera mu isi ibamwe ibigerageza byinshi, ariko niwe wanesheje, uri umutsinze no kurutaho. Turagushimiye ubwo watsinze byose, tuneshereze. Isi nubwo yavaho, ijuru rikavaho, wizera azabona amasezerano. Impamvu tuzabona amasezerano ni uko ijuru ryavaho, Imana ikagumaho, isi ikavaho, Imana ikagumaho. Ubwo Imana twizera ihoraho, n'ibyiringiro byacu nibihoreho muri Kristo Yesu. Tubisenze twizeye ko ubwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.